Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndashimira Imana cyane, Imana yacu, Imana igira neza. Ndayishimiye muri iki gitondo, ni igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Ni Gatera Josere nk'uko bisanzwe. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana ihabwa icyubahiro. Reka dutangire dusenga, dutangize isengesho, twereka Imana gahunda tugiye kujyamwo y'ijambo ryayo. Dusengera imitima yose irushye, inaniwe, abacitse intege, abacogoye, kugira ngo tubasengere babashe gutuza bumve ijambo ry'Imana. Urakoze Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi. Tuguhaye ikaze na karibu, turagushimye ko aturinze bugacya amahoro, kandi n'ukuri watandukanije umucyo n'umwijima, utwereka umucyo, turabigushimiye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iki gitondo rero kitubera igitondo cy'umugisha, igitondo cyo kumva ijambo ryawe, ridukure mu bwiza ridushyira mu bundi, utugirire neza, utwiyereke, ube mu ruhande rwacu. Urakoze Kristo, urakoze kuri bubane natwe, urakoze kuri butugirire neza, mitima yose uyisange kandi gubwe neza. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Rero ni Gatera Jose nk'uko nababwiye, guturuka muri Philadelphia. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu. Ndasuhuza inshuti zacu mwese, abakozi b'Imana dukorana umurimo muri Philadelphia. Data abishimire, kandi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, abadusengera, abadushyigikira kugira ngo uyu murimo ukomeze ujye mbere. Mwese Imana y'amahoro ibagirire neza, kandi n'ukuri nimutagusari muzasarura. Kino igitondo cyo guhura n'Imana no harimo ubwiru bw'Imana kugira ngo tubashe kumenya icyo Imana idushakaho. N'abasuhuzaga mwese, ariko turi kumwe n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka nawe basuhuze, hanyuma sengere n'ijambo ry'Imana tugiye kumva. Turabashubuje igitondo cyiza, Imana ibane namwe. Reka tusengere ijambo ry'Uwiteka. Data wo mu ijuru, turagushimiye kuko ruwera kandi urakiranuka, utuberera amaso ku manywa na nijoro. Nimba twabonye uyu mucyo uyu munsi, n'imbabazi zawe. Ututunganye kandi utweze, kuko turagabanukirwa buri sana buri segonde. Dusengera ijambo ryawe, mukozi wagiye kutugezaho, umweze nawe umutunganye, Mwuka Wera manuke kuri we. Tusabira kirero kiyezo gitunganye, mitima cyangwa abagiye gukurikira ijambo nabo tubasabye izindi mbaraga mu izina rya Yesu. Wo twirukanye ni Satani. Reka ijambo ryawe rigira umumaro kubw'uyu munsi mwiza, kubazabasha kuryumva, nawe umukoreshe tena mirimo kurushaho. Bwana natwe kandi utugire neza, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amena, amena. Imana ihabwa icyubahiro, Imana yacu ishimwe cyane, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami, n'Abami ba mbere, Abami ba mbere. Ni igitabo cy'Abami ba mbere. Turasoma duhereye ku murongo, ni ibice bitatu. Turasoma duhereye ku murongo waho wa gatandatu. Murongo waho wa gatandatu niho tugiye guhera, tukumva icyo Imana idushakaho muri iki gitondo. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Buriya hari ikintu Imana igushakaho, hari ikintu Imana igushakaho, hari ikintu Imana igushakaho. Kuba wabyutse uri muzima, kuba uri amahoro, niyo waba urwaye ariko kuba ugihumeka umwuka w'abazima, hari umugambi mwiza Imana ifite ku buzima bwawe. Kuva ugihumeka, hari umugambi mwiza Imana ifite ku buzima bwawe. Rero reka dusome iryo jambo. Turasoma Abami ba mbere, igice cya gatatu, dutangira ku murongo wa gatandatu. Ariko umutwe w'ijambo uravuga ngo kumenya uburyo ubana n'Imana bizana amahirwe menshi. Kumenya uburyo ubana n'Imana bizana amahirwe menshi. Iyo wamenye uko ubana n'Imana, iyo wamenye uburyo usenga, iyo wamenye uburyo uko wifata, ukamenya uko wifata, ukamenya umwifato wakwifata imbere y'Imana, bizana amahirwe kandi menshi. Bizana amahirwe menshi. Ni itangazo nkuzaniye muri iki gitondo, nzaniye buri muntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we.
wakijijwe, wumva ko ari umukirisitu, wagiye mu mazi menshi akabatizwa, akavuga ngo nsanze Kristo mbaye umukristo, akumva ari ku rutonde rw'abakristo. Noneho umutwe w'ijambo uravuze ngo kumenya uburyo ubana n'Imana, ukamenya uburyo ubana n'Imana, ukabizirikana, ukavuga uti Imana, kuko uzi uburyo ubana na bosi wawe, uzi uburyo umwitwaraho, uwo mukoresha wawe uzi ibyo akunda, uzi igihe akunda kugerera ku kazi, uzi uburyo ukora kugira ngo umunezeze. Bosi uguhemba ku kwezi, bosi uguhemba kubw'ikiraka aguha kenshi, ukuntu ubayeho, ujya umenya uburyo ubana n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero kumenya uburyo ubana n'Imana ngo bizana amahirwe menshi. Iyo wamaze kumenya uburyo ubana n'Imana, ukamenya uko wifata, bizana amahirwe, ntabwo ari make, menshi cyangwa se yose. Umurongo waho wa 6, mukozi w'Imana. Reka tuhasome. Ijambo riratubwira Salomo asaba Imana ubwenge. Salomo asaba Imana ubwenge. Umurongo wa 6. Salomo aravuga ati, wagiriye data Dawidi ineza nyinshi. Wagiriye data Dawidi ineza nyinshi. Kuko yagendaga ukuri. Kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe. Yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe. Agutunganiye mu mutima we. Agutunganiye mu mutima we. Kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye. Kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye. Umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe. Umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe. Nguko biri none. Nguko n'ubu biri. Nuko none Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi. Ariko ndi umwana muto. Sinzi iyo biva niyo bijya. Kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe. Kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe. Watoranije. B'ubwoko bukomeye. Butabarika. B'ubwoko bukomeye, nuko rero butabarika. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujijutse. Ngo nshobore gucira abantu bawe imanza. Kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Murongo wa 10. Imana itugirire neza. Haleluya. Reka mbanze mvuge kuri iki kintu, kuko ijambo ryatubwiye ngo Salomo asaba Imana ubwenge. Salomo asaba Imana ubwenge. Salomo yari umwana wa Dawidi yari umwami w'Abisirayeli. Igihe kiragera, kuko Imana yari yarabwiye Dawidi ko azasimburwa n'abana be, ubwami bwe butazava mu muryango we. Imana ibwira Dawidi, Imana yimika Salomo. Iramwimika se, yaramaze gusaza, yarakuze se. Hanyuma Salomo tubonye ko yasabye Imana ubwenge.
tubonye ko yasabye Imana ubwenge, kwa kundi ijambo ryatubwiye ngo kumenya uburyo ubana n'Imana. Yaravuze ati jyewe ninjiye mu mavuta y'ubwami ndimitswe, ariko ibintu ndacyari umwana, nta bumenyi mbifitemo, nta hantu yagiye kwihuguza, nta wa Bibiliya itwereka ko yagiye mahugurwa. Ubuntu bw'Imana bwamugezeho arimikwa mu mwami, ahabwa kuyobora ubwoko bw'Abisirayeli. Ariko Salomo, uyu munsi ndashaka kuvuga kuri Salomo, ntabwo ndavuga kuri Dawidi. Salomo yigira inama, arabangoreka menye neza uburyo mbana n'Imana, menye neza uburyo nzakora uyu murimo, menye neza uburyo nzatwara iki gikorwa. Aravuga ati kugira ngo menye neza, kugira ngo nezeze Imana, kugira ngo nkore neza, kugira ngo ngire umugisha muri iki gikorwa, nuko menye ukuntu mbana n'Imana, nuko nshaka ukuntu mbana n'Imana, nuko negera Imana, nuko nyigisha inama, nuko nyisaba ubwenge. Urabizi hari ibintu utazashobora nutagisha inama. Hari ibintu bizakunanira pe, kandi Imana yabigushyizemo, ikagutunga inkoni, ikaguha urugo, ikagutunga inkoni, ikaguha abana, ikagutunga inkoni, ikaguha akazi, ikagutunga inkoni, ikaguha umurimo wayo. Ariko nutayegera ngo umenye uburyo ubana n'Imana muri ibyo bintu, umenye uburyo ukora uwo murimo, bizakunanira, ntabwo uzabishobora. Narivuze ngo ntiwabishobora utamenye uburyo ubana n'Imana, ngo umenye uburyo uyisenga, uyingingira umurimo iguhaye. Guhabwa isezerano ni kimwe, kuryinjiramo ni ikindi, no kumenya kuribamo ni ikindi. Uhawe urugo, icyo ni isezerano. Nguhaye urugo mwana wanjye, ndakubakiye. Nguhaye urugo, nguhaye umutware, nguhaye umugabo, nguhaye umugore, nguhaye abana. Iryo ni isezerano. No kubijyamo ukabibamo ni irindi. No kubana, no kumenya uburyo ubana n'Imana nabyo ni ikindi kintu. Biragusaba kugira ubwenge, gusaba Imana ubwenge, gusaba Imana ihishurirwa, kugira ngo ube mu mugambi w'Imana neza, kugira ngo ube mu isezerano neza. Bigusaba kwegera Imana uyisaba ubwenge, kumenya uburyo ubana nayo, kumenya uburyo gusubije, kumenya uburyo yegereye. Isezerano ni rimwe, kuryicaramo ni ikindi, kubana n'Imana ni ikindi. Ni ibintu bitandukanye kandi bigomba kubaho byose, kugira ngo uzagire n'iherezo ryiza muri icyo gikorwa, uzagire iherezo ryiza muri iryo sezerano. Nukumenya ukubana n'Imana, kugira ngo uzabe uwo wifuza kuba, nukumenya uko ubana n'Imana. Urifuza kuba uwo ushaka kuba, urifuza kugera ku ushaka kuba, nukumenya uko ubana n'Imana. Salomo yimitswe, ahawe inshingano ari umwana muto, arangije ajya imbere y'Imana. Nta kintu yari kurenzaho, kuko ni amahirwe yagiriwe, ahabwa inshingano ari umwana muto. Ariko dore ikintu gikomeye, uyu munsi hari ahantu wicaye, hari inshingano wahawe, hari ubuzima uhagazemo, ariko mu by'ukuri ujya ugira ishyaka ukavuga ngo nabantane n'Imana, ugashaka uburyo ubana n'Imana. Bizana amahirwe menshi, urashaka amahirwe menshi atagarukira ku kantu kamwe, urashaka amahirwe menshi
yuzuye mu buzima bwawe, ibyo ukoze bikakubera byiza, ni ukumenya uburyo ubana n'Imana. Kavuga ngo mbanye n'Imana gute? Urashaka kwaguka, urashaka kumenyekana, urashaka kugera ku cyo ushaka kugeraho, urifuza kugira ngo ugirirwe neza n'Imana, menya uburyo mubana, menya uburyo ubana n'Imana. Ihate kumenya uburyo ubana n'Imana, ihate kugira ngo umenye uburyo ubana n'Imana. Uburyo ubana n'Imana nibyo bizakugira uwo wifuza kubaho. Uburyo ubana n'Imana nibyo bizaguhesha icyo wifuza. Uburyo ni wibana n'Imana nibyo bizatuma urama, kuko turaza kubibona muri iri jambo. Imana yaramubwiye ngo Salomo, nukomeza kunyumvira saguha kurama. Buri abantu barama, bakarama rwose, babihabwa n'Imana. Abantu barama, abantu bagira icyo bageraho kigaragarira buri wese, babihabwa n'Imana. Rero kumenya uburyo ubana n'Imana nibyo bizaguhesha kuba icyo uri cyo, kuba icyo ushaka kuba cyo. Ndagira ngo aha hantu nimukahavunikire, ngo muvunike, mumuruhe imitsi y'ubwonko iturike, utekereza ngo nzabuyune, nzagera hane. Ahubwo tekereza uburyo ubanye n'Imana. Hanyuma wowe numara kubona uburyo ubanye n'Imana, bizakuzanira amahirwe, bizakuzanira inzira, bizakuzanira kugera ku cyo wifuza kugeraho. Imana itugirire neza. Amen. Numara kumenya uburyo ubanye n'Imana, wivunika cyane, wivunika cyane, kuko Imana irahari kandi irashoboye. Ifata uyu muntu Salomo, kuko yari amaze kubaka, ifata Salomo ikamugira umwami w'Abisirayeli. Ntabwo ari we wabisabye, ntabwo ari amasengesho yasenze ngo ngira umwami. Imana ikugira icyo wifuza kuba, kuko hari ikintu ngira ngo umenye. Ibyo usaba byose, ibyo usengera si ibyo Imana iguha. Ushobora gusengera ibintu ugafata iminsi 3, ugafata 4, ugafata icyumweru, ugafata 40, ugafata 21. Imana ibyo wasengeye si ibyo iguha, iguha ibigukwiriye, iguha ibigukwiye. Imana iyo ibyo twasabye ntabwo ari ibyo iduha, iduha ibidukwiye. Nibona bigukwiye irabiguha, kuko iragutekerereza. Yabwiye Yeremiya ngo ntabaza ngo utabare, nkwereke ibikomeye biruhije utazi. Imana izaguha ibigukwiye, izaguha ibigukwiriye. Niyo mpamvu tugomba kumenya uburyo, cyangwa se ukamenya uburyo ubana n'Imana, ukamenya uburyo ubanye n'Imana. Nibyo y'umumaro. Ibindi bizakuvuna, uzabigeraho watagangaye, uzajya kubigeraho ujya kubyicaramwo, imitsi y'ubwonko iturike kubera imvune nyinshi. Banza rero umenye uburyo ubanye n'Imana, umenye uburyo ubanye n'Imana. Pawulo yarabivuze abwira Abaroma, arababwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana nimuhinduke rwose, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, mumenye neza iby'Imana ishaka. Kubera iki yabwiraga Abaroma ngo nibahinduke rwose? Yagira ngo nibahinduka bamenye iby'Imana ishaka, kuko iby'Imana ishaka kuri wowe nanjye nibyo byiza kandi bitunganye.
na anedo nekenia sika labone fote. Kugukiza indwara ni nk'aka kanya yivuze biraba. Kuguteka mu mugisha wawe ni nk'aka kanya yitegetse birakomera. Kukugira uwo wifuza kuba n'inshingano zayo. Yesu yabwiye abantu arababwira ngo mbese ko muri babi ariko ko muzi guha abana banyu ibyiza, ngo so mu ijuru data wa twese azabuzwa n'iki kugirira neza intore ze ngo zimutakira ku manywa na nijoro? Ntago yazirengagiza. Icyo usabwa ni kumenya uburyo ubana n'Imana, akaba ari cyo ucungana nacyo. Ena dotekaya sikarabone. Kumenya uburyo ubana n'Imana ukakibera amaso. Yesu aravuga ngo ko muri babi, yemwe babyeyi, yemwe basore, yemwe bakobwa, ko muzi guha abanyu ibyiza, Ise wo mu ijuru azabuzwa n'iki kuha intore ze zimutakira? Ntabwo yazirengagiza. Ntabwo Imana yakwirengagiza. Menya uburyo ubana nayo. Menya umurongo uhagazemo. Ntimwifate uko mutari. Niko Pawulo yabwiye Abaroma. Ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, nimuhinduke rwose, mutange imibiri yanyu, mutange ingingo zanyu, mutange ururimi rwanyu ruba igitambo kizima ngo gishimwa n'Imana. Mana ishimwe dota koneyasi kanibo. Mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Icyo cyonyine ngo kuko ari byo byiza kandi bitunganye. Ibindi biratuvunira ubusa, ibindi biraturushya gusa. Imana irabizi. Ntacyo wasaba data ngo akikwime. Niki wakwima umwana wawe? Niko mama we, ndavugana nawe papa. Hari icyo wakwima umwana wawe? Hari icyo wamwima? Ibyo utuza byose sibye. Ise wo mu ijuru yabuzwa n'iki kubiguhana n'ibindi byose? Tokenia sikana bone. Imana ishimwe. Narimvuze ngo Imana ni ishimwe kuko yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo umwizera atazapfa urupfu rubi, ngo ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Kumenya uburyo ubana n'Imana bizana umugisha mwinshi, bizana amahirwe, bizana kurama, bizana gutunga, bizana kororoka, bizana bya bindi byose ukeneye, bizana kubaka urugo. Kumenya uburyo ubanye n'Imana, ntabwo uzicuza mu buzima bwawe. Hari ukuntu ubana n'umuntu mukabana neza ariko nyuma akazaguhemukira, ariko Imana wabanye nayo neza irakubanira. Narimvuze ngo irakubanira. Repota ya sekone ya bone shikara donenia donika. Imana ihabwa icyubahiro. Twasomye umurongo waho wa 6 ngo Salomo aravuga ati wagiriye data Dawidi ineza nyinshi kuko wagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe. Urumva, wagiriye data Dawidi ineza nyinshi. Kubera iki wagiriye data Dawidi ineza nyinshi? Kubera iki yamugiriye ineza nyinshi? Ngo yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere y'Imana.
ibyo byonyine byatumubaho, ibyo byonyine byatuma ugera ku cyo kugendana ukuri no gukiranuka. Reka umukozi w'Imana asubirire muri uwo murongo wa 6. Turasoma Abami ba mbere icyo gice cya 3 murongo wa 6. Tusubire ku murongo wa 6. Salomo aravuga ati, wagiriye data Dawudi ineza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ndebe y'ubwami bwe nguko biri nona. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Urumva ukuntu Salomo yasenze, aravuga ati, Mana, wagiriye data Dawidi neza nyinshi, kubera ko yagenderaga imbere yawe agutunganiye. Nta kindi, nuza Imana ntirobanura ku butoni. Petero yarabivuze igihe Imana yamutumaga kwa Koroneliyo, yaravuze ngo menye neza ko mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka Imana ibemera. Imana irabemera, abantu bakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Koroneliyo Imana itahiwe. Dawidi rero uyu Imana ngo yamugiriye ineza nyinshi. Ineza y'Imana nyinshi yarayibonye, nyinshi ntabwo ari nkeya, nyinshi, kubera ko yagenderaga imbere y'Imana n'umutima ukiranutse. Yego, Imana ishimwe. Kumenya uburyo ubana n'Imana gusa, nta kindi. Mukristo mubyeyi, wa mugabo we, wa mugore we, mwene data, Mukristo mwene data, mukozi w'Imana, umurimo w'Imana urakuremereye, urakuvurnye, nta muntu uguhakeya. Oya, menya uburyo ugendana n'Imana gusa, menya uburyo ubana nayo, menya uburyo uyikorera, menya uburyo ubana n'Imana. Bizana umugisha, bizana amahirwe menshi, kumenya uburyo ubana n'Imana bizana amahirwe menshi. Ni ijambo Salomo yavuze, aravuga ati, wagiriye data Dawidi ineza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri. Umukristo utagira ukuri ntakajya avunana ngo nibamusengere. Ntukajya uvuna abantu ngo nibagusengere, ntukavune pasiteri wawe, ntukavuna abanyempano. Umukristo utagira ukuri ubuvunana. Urabona, aravuga ati, wagiriye data Dawidi ineza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe. Nta kindi. Impamvu Imana yitaye kuri Dawidi ngo yagendanaga ukuri. Bura rero ushobora gucumura, ariko ukavuga uti nacumuye. N'uyu mwanya tugiye kwihana. Nacumuye, nakoze ikosa, nimumbabarire Mana, mbabarira. Buriya gutanga amaturo ntago bikuraho icyaha. Gutanga icya 10 ntibyakuraho icyaha. Gufasha abarwayi kwa muganga ntibikuraho icyaha. Kubaka insengero ntibikuraho icyaha. Icyaha gikurwaho no kwihana. Buriya wihannye Imana yakubabarira.
buriya wihannye Imana yakubabarira. Iyo ni imirimo iherekeza abakiranutsi, iyo ni imirimo iherekeza abantu b'Imana, iyo ni imirimo iherekeza abantu b'Imana. Leta ya sikana bone. Yo wagiriye data ineza nyinshi, kubera ko yagenderaga imbere yawe n'umutima utunganye. Niyo mpamvu umugirira ineza ingana itya, umusimbuza umwana yibyariye. Lato nasikana. Reka dusome ku murongo waho wa 10. Umurongo wa 10. Maze subira kwa 8 umanuke. 9. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujujutse. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujujutse, ngo ashobore gucira abantu bawe imanza. Ngo ashobore gucira abantu bawe imanza. Kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza. Murongo wa 10. Maze ayo magambo anezeza Uwiteka. Maze ayo magambo anezeza Uwiteka. Kuko ariyo Salomo yamusabye. Kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana iherako ibwira Salomo iti. Imana iherako ibwira Salomo iti. Kuko ibyo ari byo usabye. Kuko ibyo ari byo usabye. Ukaba udasabye kurama. Ukaba utasabye kurama. Ndusabe n'ubutunzi. Nusabe n'ubutunzi. Cyangwa ko abanzi bawe bapfa. Cyangwa ko abanzi bawe bapfa. Ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Imana ishimwe. Haleluya. Amina. Imana iramubwira ngo Salomo, buriya iminsi umaze imbere yanjye wasabaga ubwenge n'umutima ujijutse. Uwo muntu wamukurahe? Ni bake, barahari ariko ni bakeya. Undi Bibiliya navuga ngo turasaba ntiduhabwe ko dusaba nabi. Niba ari ibyo unsabye byagushishikaje kuba imbere yanjye, usaba ubwenge n'umutima ujijutse wo guca imanza zitabera, umutima ujijutse wo kutarya ruswa, umutima ujijutse wo kutarenganya abantu. Nibyo wasabaga ubwenge bunturutseho Salomo. Niba ari ibyo wasabye, ntusabe ngo abanzi bawe bapfe. Ubu hari abantu birirwa bica abandi. Yaransuzuguye umwice, yaranyimye umwice, yarantutse umwice. Ariko wowe ibyo wakoze iyo Imana ikwica byari kugenda bite? Yandebye nawe umwice, yarantutse umwice, umwumvishe, wowe ikumvishije byagenda bite? Ariko Imana yamubwiye ngo Salomo, bwari ibyo wahereye umaze iminsi 1000 imbere yanjye, uri kunsaba umpa amaturo, uri umendahenda. Burya wasabaga ubwenge n'umutima ujijutse wo kugira ngo uzabane n'abantu amahoro, wo kugira ngo utazagira urenganya. Bwari ibyo. Murongo wa 12. Ku icyo gice nuko nkugiriye uko unsabye. Dore nguhaye umutima w'ubwenge. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira. Ndawuza uhwana nawe. Ntawe uzahwana nawe. 13. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye.
ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Amen. Imana ishimwe. Amen. So mu murongo wa 14 turangize. Nuko kandi 14 nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo yabigenzaga nzakongerera kurama. Imana ikugirire neza. Amen. Urabona inyungu yo kumvira Imana, yo kumenya iki Imana igushakaho. Urabona inyungu ubu tuvunwa n'ibintu byakabaye bitatuvuna. Urabona inyungu kumenya uburyo ubana n'Imana, ukabyitwararika, ukamenya uburyo ubana n'Imana, ukasaba Imana ubwenge. Urambona kwitwararika ukavuga uti Mana mbanyene n'Imana ndakijijwe koko, ese Imana iranyishimira, bikagushishikaza. Urabona inyungu zabyo. Imana iramubwira ngo nukuri bwari ibyo nsabye Salomo, ntiwigeze usaba ngo abanzi bawe bapfe. Nakubwiye ngo hari abantu birwa bica abandi bukira, bakabica mu mutima. Ariko iryo sengesho Imana ntiyanaryumva, yewe ngukurireho nkubwiza ukuri, ntiyanaryumva, kuko yiza kuryumva iba yarahereye kuri wowe. Ariko noneho kuko ni umubyeyi, data ni umubyeyi, ibyo ntiyabyumva, nushaka kujya ubireka. Imana yawe ngo Salomo bwari ibyo usabye, nguhaye ubwenge, nguhaye umutima ujijutse. Noneho umurongo waho wa 14 hanejeje cyane. Murongo waho wa 14 hanejeje. Ngo nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Nzaguha no kurama. Nukomeza bivuga ngo iyo twubaha Imana nta handi dukura amahirwe. Tuyakura mu kumvira Imana, tuyakura mu kuyikorera, tuyakura mu kuyubaha, tuyakura mu kwicisha bugufi, tuyakura mu kwiyoroshya. Amahirwe y'Imana, kumenya uburyo ubana n'Imana. Ngiye kugusengera. Reka dusabe pasiteri asengera abantu b'Imana. Abasengere abantu b'Imana ntago bazi uburyo babanye n'Imana. Bamwe na bamwe barananiwe, hari abananiwe, hari abatazi, hari abantu benshi batazi uburyo umuntu yakira umugisha, uburyo umuntu abana n'Imana, umuntu yakira amavuta, umuntu aba mu mavuta y'Imana, umuntu aba mu mbaraga z'Imana. Ni ubuhe buryo umuntu atsinda akawumutsinza, agatsinda ibimurwanya. Nukumenya uburyo ubanye nayo. Ibintu nibikurwanya jya wegera Imana, uyishakeho ubushuti. Rero reka sengera aba bantu, asengere abantu bashaka no gukizwa, asengere n'abarwayi, n'abafite intimba zo mu mitima, n'abaruke n'abaremerewe. Yesu yaravuze ngo nimuze mwese munsange ndabaruhura. Kaze mukozi w'Imana. Turagushimiye Mana nguru, urera kandi urakiranuka, tunejejwe n'ijambo ryawe kubw'uyu munsi mwiza. Isi yose iri munsi w'amaboko yawe Mwami. Tusenge abantu bawe babashije kumva iri jambo. Mbere ya byose ubanze twezo dutunganye, kuko arabenshi bagenda batazi buryo bwo kubana nawe, batashaka buryo bwo kubana nawe. Mu izina rya Yesu Kristo niyo mpamvu tusabye tena kwezi itorero, kweza abantu bawe, ukabambika imbaraga yo gusobanukirwa kugendana nawe nguko bikwiriye.
ukatuha ubwenge mu bubasha bwawe. Turasaba ufashe utabare abantu bawe abasubiye nyuma, abacitse indege bambike imbaraga muri urugendo bagaruke tena musi w'umusaraba. Abayobora amatorero bafashe bashoboje bambike izo mbaraga, bagira ubwenge yo kumenya kugendana nawe. Abanyimpano bafashe bashoboje ubaha imbaraga, basobanukirwe ubwenge bwo kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Fasha itorero mu ndege ngeya zazo, fasha abakozi bawe mwami mwiza. Abatarakizwa turabasengeye isi yose, windura mitima y'abantu, ucishe bugufiya abantu babashe kukufukamira kuko ari we mwami. Niyo mpamvu turirukanye imigambi yose ya Satani ibosha abantu, ababoshwe babohore, abari kwa muganga bakize, abarwariye mu rugo, abarwariye mu bitaro. Mana turabasabiye kuboko kwawe kubakize kubw'izina rya Yesu Kristo. Abafite ibindi bibazo bibaremereye, abafite ibibazo bibangayikishije, Mana nuwo kubarengera, nuwo kubarwanira. Cyane cyane cyo dusabiye abantu, yaba mu gihugu cyacu yaba hanze y'iki gihugu, tubasabiye agakiza kawe. Kandi abari ku murimo wongere tuha ubwenge bwo kumenya kugendana nawe. Uwo twirukanye ni Satani. Tunganya itorero ryawe, tunganya abantu bawe, dusengera urubyiruko muri periode ya vacances, ubafashe nabo baha ubwenge bwo kumenya kugendana nawe mu bibiye turimo. Mana urakoze, garagaza kuboko kwawe kandi iri jambo ryawe rigere ku buri muntu, abashe kubona ikindi kimenyetso kiza ku buzima bwe. Satani atsinzwe, abadayimoni batsinzwe. Mukozi wawe tumusabiye tena imbaraga, umushoboje kandi umukomeze. Tubisabye twizeye kubw'izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, mukomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu. Yesu arahari, agutegeye amaboko, arashaka kukwakira. Ngwino musange, yakize inzira ebyiri, wihitiremo inzira nziza. Imana irahari, iruhura imiruho, irakiza indwara zikomeye, tanga igikundi, tanga amahirwe. Reka tubahe telefone kugira ngo tuze kubasobanurira byinshi. Urahamagara kuri 0788 50 984 0788 50 984 na 0722 74 34 93 rimwe 0722 74 34 93 rimwe. Philadelphia, Imana iratsinda.